intego nimwe nk'umunyarwanda ukunda igihugu. Ni karibu. Aramutse neza. Aramutse. Karibu. Mufata umuti. Mufata n'ibyicaro. Hano rero tubanza gusigarana umwirondoro w'abadusuye bose. Umwirondoro? Yego. Gusa umwirondoro ni ngombwa? Yego ni ngombwa kuko niko amategeko abivuga. Okay, nta kibazo. Ngazana ikaramu mwese. Ikaramu ntabwo ari ngombwa. Ahubwo muraduha icyangombwa cyanyu hasigaye tugifotora. Ariko mva mubaza. Hano ko muhora muhinduranya ibintu amanwa nijoro, muba mushaka kugira kuki? None se ntimuzi ko uhungu muri serivisi zose dusigaye dukoresha ikoranabuhanga kugira ngo byihutishe iterambere. Iryo koranabuhanga ruririmba abarigezeho byabatwaye imyaka magana. Ariko boss ubanza mutaba mu Rwanda. Mva kandi nimwitegereze, fungura amaso urebe ibikorwa bihari. Uburezi kuri bose buragenda butera imbere, ubuvuzi bugeze ku rwego rushimishije, imihanda n'amahoteli, ubuhahirane n'amahanga, ubukerarugendo burakataje, impano n'ubuhanzi ku rubyiruko biratezwa imbere. Tutibagiwe ihangwa ry'imirimo itandukanye ibyazwa umusaruro. Dore inganda n'imyidagaduro, kandi ibyo ntibyari gushoboka iyo tutagira umutekano usesuye. Byose ni mu myaka 26 gusa. Nubwo kandi turi mu bihe bya COVID-19, nabyo ntibituza gukomeza kwiteza imbere. Ubwo se amaso ntaguha? nibyo koko. Na drone zigiye zikoreshwa muri byinshi. Birashoboka rwose. Kubaka u Rwanda twifuza. Nawe turaganje dufite icyerekezo umutima umwe, intego nimwe nk'umunyarwanda ukunda igihugu. Nawe turaganje dufite icyerekezo umutima umwe, intego nimwe nk'umunyarwanda